ariko mama giho karame urabona ukuntu umukobwa wacu amaze kuba inkumi atabinkumise nuziko se amaze kugira imyaka 15 none se buriya ujye wibuka kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere reka ubwo se nabamuganiriza mu biki mu mashuri se niba byigisha ariko mama gihozo ubu se ubona ari inde ufite uruhare rukomeye ku mwana kurenza ababyeyi bamubyaye uyu mwana ni ukuri akeneye amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere uzi ko ari ibyo koko dore ko na musaza wamaze kuba ingimbi mubyeyi ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bibarinde kugwa mu bishuko byangiza ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu. Kurikirana ikiganiro inzira y'amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera isaa 7:30 kugera isaa 8. Reka nongere nkwifurize kugira icyumweru cyiza cyane wo kuri Radio Flash FM muri aka kanya aho uherereye hose nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi unakomeza kunogerwa na gahunda twaguteguriye tunakubwira tuti kandi ukomere cyane yuko ubuzima ariko bugomba kugenda uko bucya bwira ubwo ndabwira wowe udukurikiye wahuye n'ingorane zitandukanye umustagendekeye neza nkubwira nikomera. Nitwa Fanny umutoni wose nkuko bisanzwe twaje mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere tugezwaho n'inzira aya makobwa. Ndi kumwe n'abatumirwa ndi kumwe na Dr. Aracyategura ariko reka manze nakire Dani uraho nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego murakoze cyane n'abadukurikiye turabashimiye cyane kandi turabasuhuje. Nitwa Byiringiro Daniel nturutse mu muryango witwa inzira y'amakobwa. Aha tuguha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi mwaduteguriye iki? Murakoze cyane. Uyu munsi twashatse kuvuga ku buzima bw'imyororokere n'ibihe by'amage. Ubuzima bw'imyororokere n'ibihe by'amage. Yego ntabwo twarengeje ingohi ibihe turi mu byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 29 aho u Rwanda n'isi yose ruzirikana ibyo bihe. Rero nka inzira y'amakobwa twababwiye ko dukora kubijyanye no kwita ku buzima bw'imyororokere haba mu kwigisha guhugura ndetse no gutanga amakuru yuzuye ku buzima bw'imyororokere ariko nanone tukanarwanya n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Birumvikana ko ubuzima bw'imyororokere yihohoterwa rishingiye ku gitsina ryimakajwe ntago ushobora kumera neza. Rero twagarutse ngo turebe muri bya bihe by'amage byari bimeze gute. Murakoze cyane. Urakoze cyane Daniel. Erekana kina Dr. Mwiro neza Dr. Muraho cyane turabasuhuje n'abadukurikiye bose. Tuguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Usanze ndi kubaza Dani ibyo uyu munsi baduteguriye nkawe rero nk'inzobere cyangwa se nk'impuguke mu n'ubuzima bw'imyororokere nkaba nakubaza kuri insanganyamatsiko Dani atubwira yuko turi buganire ku buzima bw'imyororokere mu bihe by'amage. Dr. byari bihagaze bite muri icyo gihe muri cya gihe cyari kigoye aho twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi byari bihagaze bite mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere se byari byitwaye bite ku bakobwa ndetse n'abadamu? Nibyo koko wenda no kugira ngo ngere ku icyo kibazo mbajije ndagira mbanze wenda nayo magambo abiri koko tuyatekerezeho by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere amage. Ngira ngo duhereye kurya nyuma amage burya ni ibihe navuga bidasanzwe ariko bibi. Bibi noneho ku buryo bituma nk'umuntu agira navuga nko guhungabana ku mpande zitandukanye haba ku mubiri nk'uko umuntu amubona haba mu mitekerereze haba mu buzima busanzwe haba kuba umuntu akaba yava naho yarari ndetse akaba yanahungabana navuga ku burenganzira akaba yavutswa n'uburenganzira. None tugarutse ku buzima bw'imyororokere ngira ngo mu mage uko mu ibyo bihe bidasanzwe kandi bibi ubuzima bw'imyororokere uko burahungabana cyane kubera ko buryo ubuzima bw'imyororokere nibwo buzima. Aka kantu nkavugeho neza cyane kugira ngo abantu bakumve. Tujya twumva abantu wenda batebye bavuga bati wenda nk'umugore yagiye kurwaza nk'umugabo kwa muganga wenda akarwara nk'indwara wenda nko ku gitsina bikaza kuba ngombwa wenda ku gitsina bakivanaho none umugore akahamagara wenda nyirabukwe ati rwose mukecuru ngwino urwaza umuhungu wawe ati ngewe wanjye aragiye wanjye yigendeye kuko nubwo nkavuze wenda ari ugutebya ariko nibigaragaza ko ubuzima bw'imyororokere burya nibwo buzima nyabuzima. Ndetse hari n'ahantu nk'ibihugu bimwe na bimwe burya hari n'igihe hano mu Rwanda byigeze kubaho mu ngoma za kera umuntu reka mbivuge wenda mu ijambo ry'umuntu w'ikiremba ntasore kuko nuvuga ngo bafataga ko ari nkaho
atariho. yego Bigaragaza ko ubuzima bw'imyororokere burya nibwo buzima. Iyo ubuzima bw'imyororokere butari gukora neza burya umuntu ntaba ariho, muri make aba ari hari katariho, ari nka byenda wenda tuvuga ati umuntu arahagaze ariko burya ntariho. Tugarutse rero noneho kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngira ngo ni cyo gihe cy'amage gikomeye cyane igihugu cyacu cyahuye nacyo, kandi koko byagaragaye ko ubuzima bw'imyororokere nawo bwarahungabanye ku rwego rurenze cyane. Ku mpande navuga wenda ko ari nk'eshatu. Iya mbere nuko kwangiza ubuzima bw'imyororokere byabaye mu ntwaro koko yo konona ubwoko bw'abatutsi. Noneho ugasanga na mbere yo kwambura umuntu ubuzima barabanza kumukorera ibyamfura mbi, barabanza se kumucunaguza ariko cyane cyane bahereye ku myanya y'imyororokere. Ibyo ari ukugira ngo babanze bamwica ahagaze. Muri make wenda kuza kumukubita ubuhiri cyangwa kugira gute kugira ngo anogoke ashireho umwuka, abo iki kibagiza ko gikuba cyo muri kubaye bamaze kumwica ahagaze, muri make bamucunaguje, bamunyaza ubuzima mbere yuko muri make bamwica bituzi wenda byo kwica bisanzwe. Indi mpamvu ya kabiri navuga ko buriya mu gihe cy'amage umuntu ufiteho ingufu ku wundi anamwishimishaho. Ibintu byo kwishimisha ku wundi, burya umuntu amubwira amagambo mabi amutuka abagira ngo amwerekeye ne ko amurusha imbaraga. Noneho wa wundi uri kubimukorera we yumve ko yazamutse mu ntera kandi wenda yari hasi ye. Noneho n'ikindi rero noneho muzi ko no kwishimisha ku muntu kujyana n'ubuzima bw'imyororokere, kumukoresha imibonano mpuzabitsina, ibintu nk'ibyo ku gahato, ibyo ngibyo biba bigaragaza ko ni ukwishimisha ku muntu. Ariko bikaza noneho ku muntu utari ufite wenda nk'uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa, noneho yamajya akaba inzira yo kugira ngo yigaranzure wa wundi cyangwa abone ubushobozi bwo gutuma wenda kuko wamuhemukira bigezaho. Iki cya gatatu nagarukaho ni uko buriya ubuzima bw'imyororokere mu gihe cy'amage bunajyana navuga n'ikintu cy'ubugome. Ubugome buriya umuntu yangiza umuntu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, amuhotera bishingiye ku gitsina, yamwica ahagaze mbere yo kumwambura ubuzima, burya ni ubugome burenze. Ni ubugome burenze buriya kubera ko gukomereka, reka ntanga urugero, umuntu ashobora gukomereka mu buzima bisanzwe, akaba yagira ikibazo gituma agira ikibazo mu mitekerereze, icyo twita ubuzima bw'umutwe bugahungabana, yakaba yahura n'abantu bakamufasha gukemura cya kibazo, noneho bikarangira agasubira mu buzima busanzwe. Ariko buryo umuntu yakomerekejwe ku buzima bw'imyororokere, tuvugiye yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku ngufu, yanduriyemo indwara zidakira, atewe inda, ni ukuvuga ngo icyo gikomere arakibana ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo iryo hungabana n'abaganga turabizi kurivura riragorana cyane, kuko burya kuvura ihungabana cyangwa kuvura ubuzima bwo mu mutwe igihe habaye ikibazo ni uko ukemura cya kibazo cyabaye kibitana no bigatuma wa muntu agaruka mu buzima busanzwe. Urumva rero yononwe yo kuza bw'imyororokere byo ntibisubira inyuma. Niba aratewe inda, ntabwo uwo mwana ari kureba ubuzima bwe bwose, ntabwo uzamuvana ku isi. Niba se yarononekaye agakwanduza indwara, akagira ubusembwa butandukanye, ntabwo ubwo bumuga azabubana iteka ryose. N'igihe tumara ubwo bugome ari ikintu navuga cy'indengakamere, kuko burya kwangiza umuntu ku mubiri ukongera no kumwangiza no kuza bw'imyororokere, wonona imyororokere ye bimwangiza navuga nk'inshuro 10 birenze, kuko bimwangiza ku buzima, bikamwangiza ku mitekerereze, bikamwangiza mu gihe cye kizaza, ku buryo usanga no kugira ngo yongere asubire mu buzima busanzwe usanga biri kumunanira, kubera ko usanga agomeza yibuka icyo kintu kandi icyo kintu azabana nacyo ubuzima bwose. Niko kuri kutavangiye. Dr. urakoze cyane. Nkaba nabaza Daniel, havuga ni none ubushakashatsi bugenda bugaragaza iki? Murakoze cyane. Mbere yuko ninjira mu bushakashatsi, uko twabivuze by'umwihariko reka turi kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uko byari bimeze icyo gihe. Nigeze gusoma igitabo cyavuga kuri jenoside yakorewe abayahudi, kitwa ngo icyaha cyacu kwari ukuri uri umuyuda, ngo our crime was being Jewish. Mu bantu bakusanyije ubuhamya batanze,
harimo ubwo nasomye bw'umuntu wari umusore icyo gihe yari ingimbi bakavuga ko ikintu cyabagoraga muri ibyo bihe ari ukubona mbere yuko bashyira muri chambre à gaz ko babatwikiraga mu mashambure yarimo gaze babanza kubambura ubusa abagabo n'abagore n'abakobwa n'abo bana bose icyarimwe noneho uwo musore mu buhamya bwe yaravuga ngo ikintu cyatumaga twicwa mu mutwe no kugezana n'ubu bitazatuvamo ni ukubona nka mama wawe yambaye ubusa ukabona ubwambure bwe yavuga ko byari ibintu byari biteye agahinda ibyo nabisomye ntaraganira n'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 nawe yari umusore ubu ni umugabo yambwiye ukuntu interahamwe nke zafashe mama we ku ngufu areba mu by'ukuri ibyo byo byarananiye kubyakira kuko ni ibintu biteye agahinda ibyabaye icyo gihe muri kiriya gihe ubuzima bw'imyororokere ntago bwangijwe ubwabo byonyine ahubwo n'ingaruka z'igihe kirekire zabaye mu bushakashatsi rero bwakozwe na Vega Agahozo mu mwaka w'1999 bagaragaje ko abantu bakorewe ihohoterwa muri icyo gihe cyangwa se bangijwe mu by'ubuzima bw'imyororokere bari hagati y'imyaka 20 na 55 ariko abo nababazwe ntago bavuze abakecuru ndetse n'abana batoya bangijwe icyo gihe kurumva icyo gihe bafataga impinja ku ngufu n'abana bato ku ngufu ntago bari bafite kivugira icyo gihe barangijwe mu by'ukuri rero hanyuma nanone ubushakashatsi bukagaragaza byakorwaga gute harimo hafatwaga ku ngufu yaba umuntu umwe cyangwa abantu benshi bakakuviraho indimi icyarimwe nk'uko nabibivuze ubundi bakaba bafata bagakoresha ku ngufu y'imibonano mpuzabitsina mu matabishaka bakanafata n'ibintu nk'ibisongo n'ibiki bakagutera mu myanya ndangagitsina bagamije ko ngo nunagira amahirwe yo kurokoka ntuzagira ikintu uzimarira ntuzabyare cyangwa se ntuzakomeza kororoka kuko nimba bari batagitinze ubwoko bw'abatutsi ntago bashakaga ko bazakomeza kororoka nubwo rero bakugiraga impuhwe bakagufata ku ngufu ntibanakwice hari aho bagiye bahotera mu ubwo buryo bakasiga babakoreye byamfura mu ibyo bihe abandi bandujwe sida n'izindi ndwara zidakira hakaba naho bafataga ku ngufu ngo tubivuge abantu bamenye n'ubukana bwa jenoside ukuntu bwakoranywe muri icyo gihe hari naho bafataga bagashyingira abantu bagasambanya ku ngufu abantu bavindimwe yego bakaza ari nk'umubyeyi n'umwana we cyangwa se ari nk'umukobwa na mushiki we bakabasambanya ku ngufu ku gahato birumvikana ubushakashatsi rero bugasoza buvuga ko muri jenoside yakorewe abatutsi mu bantu yahitanye hafi miliyoni irenga 43% bari abagore wakoze ubushakashatsi bavuga ko hafi nk'ibihumbi 150 estimation ari bo bagore bafashwe ku ngufu muri icyo gihe ariko mu by'ukuri bararenga cyane so rero mu ijambo rimwe ubuzima bw'imyororokere muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94 bwarabangamiwe cyane mu buryo bukomeye nibyo urakoze cyane Daniel nkwibutse ko dukurikiye muri aka kanya ariko ugifuni yakira amajwi yawe turi mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere hamwe n'inzira y'amakobwa aho bagenda batubwira byinshi ubuzima bw'imyororokere mu gihe cy'amage cyangwa se mu gihe gikomeye kwibutsa yuko basha no gutambutsa ubutumwa bwawe bugufi uciye kuri nimero ya telefone tugiye kuba twaguha ukandika message tukaza kwicishamo amaso 078 41 65 847 078 41 65 847 tugaruka rero mu kiganiro ndifuza kubaza Dr. none nk'ikigo nk'inzira y'amakobwa cyangwa se nk'umuryango umwaje muhagarariye muri migambi ki umugambi ni wa wundi navuga ko ntitujya hirya yo kuvuga tuti twibuke twiyubaka nibyo kubera iki ahantu reka ngaruke ku ngaruka zituruka ku kwangizwa k'ubuzima bw'imyororokere byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse hari n'ibyabaye imbere yaho ndetse hari n'ibyakomeje kubona nyuma yaho kuko abafite ingengabitekerezo ya jenoside n'ubu baracyariho ikigaragara rero ni uko imibare tugenda tubona
wasaga mu kwica bisanzwe kwambura umuntu ubuzima abagabo bahigwa cyane koko kurusha abagore ugasanga nibo bari guhiga biteye urugero ariko icyo mbivugiye si uvuga ko abagore bo batashaka kubambura ubuzima ahubwo ni uvuga ngo abagore bo hazaga nyine none bya ninavuze byo kubica urubozo kubanza kumubohoza ukamugira umugore wawe muri make ukerekana ko utamwisha ariko burya wabaga umwishe nabi ikindi nacyo tuzi nk'abaduha ubuhamya ukuntu bagiye bahungana n'intera hamwe bakava mu Rwanda bakagera muri Kongo bakagera kure cyane muri make baba barafashwe bugwate ibi rero ni ukuvuga ngo nabyo hari igihe abantu wenda ndagira ngo abantu babyumve neza tubumve ko abagore batishwe cyane muri jenoside nk'abagabo ahubwo nyine navuga ko ari ahubwo banishwe cyane uko bangijwe kenshi cyane uko bangijwe no kubijyana n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo n'iyi mibare wenda tugenda tubona hirya no hino njye mvuga ko ishobora kuba ari na mike cyane kuko turabizi burya abanyarwandakazi burya ntibakunda kuvuga cyane cyane abantu b'igitsina gore hari n'abacecetse babigira ibanga ryabo bakavuga ati byabaye nyine muzi ko umunyarwandakazi mu ndangagaciro tugira habamo kuvuga make none ugasanga buriya n'iriya mibare niyo tubona ni mike ariko buriya abantu bakorewe ibyamfura mbi buriya ni benshi cyane ikindi nagarukaho ni uko mugenzi wanjye Daniela bivuzeho hari koko abantu bagiye bakoreshwa amahano abantu bakoreshwa amahano ugasanga umuntu bamutegeka ngo aryamane na mushiki we aryamane na nyina umubyara aryamane na se kugira nyine ngo muri make babanze bamwambure n'ubumuntu ukurumva iyo bagutegetse ukaryamana na mushiki we cyangwa na so urumva naho uhita ubona ko utakiri umuntu muri make ni ukuvuga ngo bakwisha uhagaze muri make ahubwo birutwa bakwishe kure kuruta uko bari kukwica nibura bakakwambura ubuzima kuko bakwishe navuga uba bakwisha umutima bakwisha ubwenge bakwisha umubiri bakwishe ahazaza hawe hose bazagukomokaho bose barabishe kuko icyo kintu no kukibwira umwana we bizagorana cyane hariho nkavuga nti rero aya mahano nayo ni ikintu navuga wenda nacyo mpamya ko n'abagerageza kubivuga wenda ari bake bishobora kuba byarabaye ari byinshi ariho nkavuga nti koko n'iki kiganiro inzira y'amakobwa icyo tugendeyeho ni ukugira ngo abantu koko burya bajya bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata ubu nawe iki kiganiro tuba turi gukora aba ari ukugira ngo koko tuvuge n'ibyabaye abantu bibuke bareke guheranwa n'agahinda gusa noneho umuntu yumve koko aracyari n'umuntu ariko noneho no mu nzira y'amakobwa n'uwagiye ikibazo ushobora kutwegera tukamuganiriza ko dufite abantu mu byiciro byinshi bashobora gutanga n'ubujyanama tuzi ko ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi abantu barabitinya ndetse no kwa muganga usanga rimwe iyo umuntu ahungaye ku buzima bw'imyororokere wenda bafite ubushobozi bwo kumuganiriza bigorana uko bisaba kuba umuntu yarabyitangiye rero nkavuga nti rero no mu nzira y'amakobwa n'uwatugana nawe twamufasha kuba twamuganiriza n'utarabivuga kugeza ubu ngubu ko yakorewe ibyamfura mbi akangizwa ku buzima n'ubuzima bw'imyororokere muri jenoside yakorewe abatutsi rwose uwagira n'icyo kibazo wenda yakwegera imiryango imwe n'imwe ifasha abantu ku bijyanye n'ihungabana ariko no mu n'inzira y'amakobwa natwe ntitwasigaye inyuma ko tuganira ku buzima bw'imyororokere cyane n'abagize ikibazo twamugira inama. Urakoze cyane Dr. Ndifuza ko uyu munsi habaho gutanga ubutumwa mu buryo budasanzwe kuko uyu munsi hari umwana w'umukobwa wavutse kuri wa mubyeyi wahuye na cya kibazo. Uwo mwana w'umukobwa akaba yarakuze wenda akaba yaranabyaye cyangwa se akaba nawe yubatse urugo ariko nawe afite igikomere cyuko yagiye gushaka adafite amakuru yahawe n'umubyeyi bitewe n'uko umubyeyi nawe yamubyaye mu bihe by'amagi araceceka. Hakabaho n'igihe hariho nawe mwana w'umukobwa wavutse avuka umubyeyi w'abana n'icyo gikomere ariko nawe uwo mwana avuka mu buryo umubyeyi atarabyiteze ndetse wa mwana muburiraho urukundo waburira urukundo ku mubyeyi ntiwamukuraho amakuru. Uwo mwana muranza mumuhera ubutumwa. Ngira ngo icyo navuga kuko icyo ngicyo wenda nagishyira no mu nzira ebyiri. Yego. Hari uriya mwana wavutse navuga ku buryo
butari buteganyijwe navuga budasanzwe ku buryo no kuvuka mu iyo situation kibi gikomere kuri we ndetse n'umuryango avutsemo turabaza bagiye bavuka ugasanga wenda savutse kuri mama ariko akavuga ati nafashwe n'intera hamwe muri make ugasanga n'umwana mu miryango yombi ashaka kuba wenda zino umuryango wasa ariko bose ntibamwakira ntarebwa neza ndetse na nyina kubera cya gikomere yagize nawe akamurera ariko ari amabura kindi ariko noneho tuzi n'abantu nabo bagiye navuga bahura n'ibibazo bikomeye cyane ugasanga wenda nko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ugasanga nk'ababyeyi wenda ntibahuje wenda ibyiciro niko mbivuga nge sinjya mvuga cyane ubwoko kuko bavuye no mu byangombwa tugenderaho none ugasanga noneho umwana kuvuka ku babyeyi badafite ibyiciro bimwe batari mu bwoko bumwe ugasanga noneho umwana nawe arabona se wenda ari kujya yagiye ku rwego rw'interahamwe nyina nawe ari guhigwa nk'umututsi none ugasanga wa mwana arakomeretse ku buryo abuze ahajya none ugasanga wenda nka nyuma ya jenoside ugasanga wenda sarafunze mama nawe ni umuntu wacitse ku icumu nawe uri kwiyubaka none ugasanga wa mwana wari kwangirika ku buryo muri make ameze nka wa wundi wavutse muri cya gihe cya jenoside avutse wenda ku nterahamwe n'umuntu uri guhigwa aha rero nicyo navuga rero uyu mwana we afite ibibazo bikomeye cyane kandi noneho ibibazo bye bikomereye ni uko si kuri we wenyine ahubwo biri no kuri wa mubyeyi we mama w'umubyara nawe arakomeretse nawe birenze urugero ndetse na wase nawe ingaruka ziri kumujyaho nawe arakomeretse cyane kuwa mwana rero ubyumva rero biri kuba inshuro nyinshi cyane ndetse no kumwurura koko biraza kugorana kubera ko kumwurura birasaba niba ngo agire umuryango muzi ko burya kugira umuntu akiri bikomere nk'ibi babisanga yisangiye umuryango ari umufasha no kwiyakira kuko burya mu kuvura buriya ibintu by'ibikomere nk'ibi hari icyo twita mu ndimi z'amahanga ni social integration umuntu gusubizwa mu muryango kugira ngo umuryango umwakire uko umuryango umwakira niwo umuha niwo utuma koko akira aha rero noneho abana cyakora ngira ngo bagize amahirwe ahari y'umwihariko n'ubuyobozi bwiza aho na leta ibifite gahunda zo kubakurikirana by'umwihariko ku buryo no bashobora kugira navuga n'amashyirahamwe kugira ngo baganire ibibazo byabo no bakajyana n'abantu babafasha by'umwihariko kugira ngo amashyirahamwe arahari ariko noneho bakaba yakwijyana n'ubuyobozi navuga bumwegereye burya muzi ko mu buyobozi dufite mu Rwanda haba hari umuntu ushinzwe ibibazo by'abaturage bagomba kwita ngo ni social affairs noneho ugasanga nk'uwo muntu ukaba ashobora gukurikirana ikibazo nk'icyo ngicyo akaba yanafasha umuntu kuba yabona muri make ubufasha nagiye no kumwurura ariko nongere ngaruke no ku nzira y'amakobwa nabwo umuntu wagira ikibazo nk'icyo cyangwa umuntu uzi wenda uheranwe n'agahinda ari nk'ahariya nabwo dushobora rwose kumuganiriza byanaba ngombwa twaba twamugeza ku nzego zashobora kugira icyo zimumarira niko kuri kutavangiye urakoze cyane Dr. bagiye bababaza ibibazo bitandukanye witwa Rugamba Ale agize ati mbariza Dr. ese kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bigira uruhare rungana iki mu gusiga hahise ndetse no kwiyubaka ubwabo umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange nibyo nagira ngo kuko uko bivuze nibyo kwigisha ku buzima bw'imyororokere kubivuga ntitubiceceke yego ngira ngo ikintu cyo guceceka ahubwo ni cyo kurwanya cyane kuko ngo tuvuga ati tunibuke twiyubaka ariko tunaganire ku bijyanye n'ubuzima bwacu tugira ngo tuniyubake koko ndetse no by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere kuko tuzi ko bwangijwe muri jenoside yakorewe abatutsi uko tuzi ko ari intwara abantu bakoresha mu gihe cy'amage bagira ngo koko umuntu bagomeza bamukinagaze uko tuzi ko ubuzima bw'imyororokere ari bwo buzima kuko iyo bwononekaye kuko umuntu aba yatakaye kure cyane aro turavuga tuti icyambere twakora ni ukuganiriza abantu kugira ngo dusige hahise ntibigomeze kuba ibintu bidasanzwe umubyeyi n'umwana baganiye ku buzima bw'imyororokere mu ishuri mu mwarimu n'abanyeshuri baganiye ku buzima bw'imyororokere aho abantu bakorera ku kazi baganiye ku buzima bw'imyororokere
tunyure ku maradiyo nka Flash FM tugane ku buzima bw'imyororokere ariko naho abantu babari aho bakorera aho batuye mu ngo bagane ku buzima bw'imyororokere kugira ko noneho n'uwagize ikibazo runaka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bunyuranye abe yafashwa abantu batavuga ngo yakoreye ibishitani cyangwa ngo kuko ndagira ngo aka kantu kagarukeho cyane nyankunda kubona n'abantu nk'igihe bari gutanga ubuhamya yagira avuga wenda ko yahohotewe wenda korewe byamfura bagafatwa ku ngufu ugasanga abantu no kubyumva kubyakira birabagoye uko bari bameze ugasanga birahindutse kuko nyine muri societe twakuremo twakuze tubyita ibishitani none ugasanga no kwa kundi batanabyakiriye kugira ngo bazafashe wa wundi bikaba byagorana kuko no kumwegera ngo bamuganirize usanga wenda bibagoye kuko bumvise ngo ni ibishitani ariko ahubwo iki nicyo gihe nyacyo cyo kuganira ku buzima bw'imyororokere no ku bibazo byabaye mu bijyanye n'ibizima bw'imyororokere no muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kugira ngo n'uwagize ikibazo noneho muri kwa kuganirizwa abe koko yabona ubufasha ko gutuma yiyakira anashaka ubufasha ku nzego zose haba mu muryango haba mu butabera haba mu gufasha kugoroka mu muryango ku buryo busanzwe haba ndetse no kugira ngo agire imbaraga zo kwiteza imbere nawe agire ejo hazaza heza niko kuri Dani barakubaza ati se nizihe ingingo z'ingenzi tudakwiriye kwirengagiza mu guteza imbere umukobwa cyane cyane nk'inzira y'umukobwa ingingo z'ingenzi mu guteza imbere umwana w'umukobwa icya mbere ni ukumurema ubushobozi bwo kumenya uwo ari we uwo ari we n'agaciro afite kuko twagiye tuvuga ko umuntu mu kuvuka kwe n'ubu buzima babangamiye twavuze ko ari bwo muntu ari bwo identite y'umuntu yego umwana w'umukobwa rero usibye n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu muri rusange aramutse amenye agaciro ke n'identite ye ko ari icyo gitsina cye ko ari cyo identite ye agasobanukirwa neza akamenya agasobanukirwa agaciro k'ibyo bintu iterambere ryaheraho ibindi biza niko kuri ati tubashimiye kubwo ikiganiro mwaduteguriye abari barahohotewe muri jenoside yakorewe abatutsi fani turabakunda cyane turi Kagitumba abari Kagitumba mukomeze mugubwe neza kandi twibuke twiyubaka ati twahafasha ndirwamagana abakobwa bakomere ibyababayeho gusa byari bibi bakomere twubake u Rwanda rwacu murakoze kwihanganisha abandi agize ati murakoze kutuganiriza ku mateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi gusa nk'urubyiruko rukomoka ku mayaga tuzaharanira ko hatazongera kundi twibuke twiyubaka urakoze cyane turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko ndifuza ko Dr yafata iminota 2 agashyiraho ake ndetse na Dani kugira ngo dusohoke muri studio icyo navuga cy'umwihariko nuko navuga nk'uko iki kiganiro cyacu gitwaguza bw'imyororokere mu bihe by'amage koko gukemura ibibazo byagiye biba mu bihe by'amage reka dufate urugero rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ko abantu batakwibagirwa ko habaye n'ibibazo ko mu bijyanye no kwangiza ubuzima bw'imyororokere bw'abantu noneho ndetse n'abatanga ubufasha bunyuranye ku nzego zitandukanye bakanamenya ko hari abantu bangijwe bafashwe ku ngufu bahohotewe bishingiye ku gitsina ku buryo babona bo ko cyane cyane ko bagira ipfunwe wenda ryo kubivuga bamwe bakinumira ahubwo tubatinyure nabo bagira icyo bavuga noneho babe bahabwa ubufasha kugira ngo turebe ko twarandura ingaruka zatewe n'ibibazo byagiye biba haba mbere ya jenoside haba muri jenoside ndetse na nyuma ya jenoside urakoze cyane Dani ndifuza kukubaza nka conclusion anatubwira ni iki wasaba nk'inzego bireba mu gufatanya namwe mu kubaka umuryango nyarwanda ushingiye mu guteza imbere umwana w'umukobwa mbere ko mvuga icyo reka mbanze nasoze kuri topic twavugaga ibihe by'amage n'ubuzima bw'imyororokere usibye no mu bihe by'amage ubuzima bw'imyororokere buri sensible burahohoterwa cyane rero inzira y'amakobwa mbere na mbere icyo twaje kuvuga ni ukubanza gufata mu mugongo abantu bagizweho n'izo ngaruka ya mubyeyi twumva wafashwe ku ngufu muri icyo gihe cyangwa kuri ibyo byamfurami twavugaga cyangwa se n'abana bafite ingaruka z'ibyo bikomere reka tubihanganishe tubabwiye ko bafite umubyeyi mwiza igihugu ndetse n'abantu haracyari abantu beza bazima
na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda minubumwe nabwo bari kudukorera ibintu byiza kongera kunga abanyarwanda. Turababwiye ngo bakomere tuhari ku bwabo. Icyo rumbaje rero inzego bireba nta rwego na rumwe twavuga rwihariye twavuga ahubwo n'abantu bose guhagurukira rimwe muri rusange bakatera imbaraga umwana w'umukobwa mu buryo bwose kumwigisha kumurema mu bushobozi kuko niwe uzabyarira igihugu niwe uzabyarira amahanga niwe uzabyara isi yose kandi umuntu wese ahantu turukanye ni ku mukobwa. Yego urakoze cyane agira icyo usaba abadukurikiye cyangwa se na leta yacu y'u Rwanda. Murakoze cyane mu gusaba twanasoza dusaba ariko tunatanga n'ubutumwa inzira y'amakobwa aho badusanga kuri social media zacu zose ni inzira y'amakobwa. N'iki kiganiro mu by'ukuri tukivuze mu gihe gitoya ariko wasubira inyuma kukireba kugikurikira kuri YouTube y'inzira y'amakobwa, kuri social media Instagram, Facebook na Twitter ni inzira y'amakobwa. Icyo twasaba rero nuko twafatanya tukabwira abantu amakuru yuzuye ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko ingimbi n'abangavu kuko niho dutagetinze cyane inzira y'amakobwa kubera ko uko umunsi ushira umunsi ugenda wira imyaka igenda yicuma nibo generation ibizakurikiraho. Rero kugira ngo tuzagire generation itazicuza tuzigira ku mateka byabaye nk'ibibazo byose generation nzima izubaka ibihugu byacu izubaka igihugu cyacu Afrika n'isi muri rusange nuko twigisha umwana umukobwa cyangwa se umwangavu n'ingimbi ubuzima bw'imyororokere kandi mu buryo bwuzuye. Nibyo rwose reka mbashimire mwese mwabanye natwe. Shimire Dr. mwakoze cyane. Murakoze namwe. Shimire nawe Dani wagize neza. Shimire kandi washize urushinge ku murongo wacu wa Radio Flash FM nkakubwira ngo gahunda za Radio Flash zo zirakomeje. Mbifuriza kugira icyumweru cyiza. Nitwa Fanny Umutoni wase. Ariko mama Giho Karame urabona ukuntu umukobwa wacu amaze kuba inkumi. Ataba inkumise bizko se amaze kugira imyaka 15. None se buriya ujye wibuka kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Reka ubwo se nabamuganiriza mu biki mu mashuri se niba byigisha. Ariko mama Giho ubu se ubona ari ndufite uruhare rukomeye ku mwana kurenza ababyeyi bamubyaye. Uyu mwana ni ukuri akeneye amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uzi ko ari ibyo koko dore ko na musaza wamaze kuba ingimbi. Mubyeyi ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bibarinde kugwa mu bishuko byangiza ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu. Kurikirana ikiganiro inzira y'amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera 7:30 kugera 8:00.